Bagabo rero mbatumije muri ofisi. Tumaze iminsi turi kumwe n'umukecuru. Uburyo yagize accident narabibabwiye inshuro nyinshi. Kugira ngo umuntu umeze kuriya wagize ikibazo ku bwonko kugira ngo azakire n'ibitangaza by'Imana. Imana rero niyiduha kandi ne twambura. Biragoye kubivuga. Gusa icyo nababwira ni ukwihangana. Kwihangana rwose. Ese muga. Kuva ngo mama yapfuye. Tubabajwe no kubabwira iyi nkuru. Nta kindi turetse. Imana yamukunze kuturusha, yamuhamagaye. Gusa mwihangane mukomere nk'abantu b'abagabo. Kuko nimwe mugomba gukomeza n'abandi. Mwihangane. Kuvuga iyi nkuru natwe ni ikintu kituremereye. Cyane cyane kubura umubyeyi. Ese kunye nako. None se ko umuntu mama itamuduha. Uragiye? Ndagiye. Gusa nanone ntabwo ndabasha kwiyumvisha uburyo uriya mukecuru yapfuye pe. None ikintu kiri kumbabaza. Ndimo ndibuka umunsi yamaga ino saha. Uburyo yanyakiranye urugwiro, anyishimiye. Ariko buriya nta kundi. Lucas. Mu buryo utazi no mu gihe utazi umuntu aragenda bikagucanga. Gusa nyine nta kundi tabara mugenzi wawe. Ariko ni mama wirirwe. Imana ikurinde. Anosiata! Anosiata! Kabe! Vayo ukinge gate. Umuntu aba yaguhamagariye. Mark, ntago nshoboye kuza no kuri Lucas aje bitaza kurabura pe. Uramamagara ryari? Ntacyo ndaza guhamagara nimugoroba tuvugane. Pole kandi. Okay, sawa. Umunsi nibwo twaje gushyingura nyogokuru. Nuko kanya numvaga nanjye ntazi uwo ndi we. Kubona umuntu w'agaciro mu buzima bwawe hitahiye nta n'undi ufite nzajya mbwira agahinda kanjye. Numvaga nyine sinzi ukuntu nabikubwira. Uwo munsi rero ku mugoroba nibwo namenye isano nari mfitanye na Lucas. Numvise irangwiriye, numvise imbanye nini, numva mbuze uko mbigenza. Lucas we ninde se?
nabona ukuntu mukubwira. Shani, ngo nakunze nyine niko Imana yamukunze kuturusha. Ntabwo mukibye bakarumva nawe ujye mwibuka ibyiza yagiye abagira inama nziza nta muntu wajyaga aza ngo amwenge kumwitaho nta n'uwigeze aheza buri kimwe cyose. noneho yahoraga ahita iwanjye ajya mu isaha umukecuru mu isaha ruka ngende zimeze neza nanje ishuri biragenda Isomo byiza yiga kuri Kika Kigali International College of ukose ya mwana w'umuhungu mwiza kuriya nyuma he umwana wa Juliette se si umwana wa Juliette 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 ni mubyaranye we Kayireba nyine mbega umuhungu mwiza mbega umwana niko wa mubyeyi kuba umusore none uriya mwana muzi ari uruhinja urusoro dore bafata batyo niho muheruka yabaye umugabo mwiza umuntu yita buriya ntabwo ariko Juliette ni imfura Juliette kuva ni imfura reba ngo umwari bwamuteye akamutesha inama umwari mwiza Juliette akareba umwana wenyine n'ubuzima bubi ariko dore yabirenze naje gutabara hari ibyo utazi nawe yamaze kumenya ko uyu muhungu ari uwabo nyina mama ariko niba abigizemo uruhare kugira ngo bamenye ko nyakwigendera bamenye ko uri umuhungu ari uwabo ese bambaye ikindi ariko nawe yaguriye Juliette inzu nawe umwishyurira ishuri umwana ariko wamukobwa umvuga ari ikintu nuko bivuga ngo nawe yivungura umwana ntabwo uzi ko nuko ufite umwana icyo ariko umunsi yabimenye icyo kireke umunsi ubibona bimenye nyuma ariko Olive azafata umugozi amuzirike azirike ku gitanda sinashaka n'akamenya ngo atamujya mu mwana cyakora afite umuhungu mwiza muko ibibazo uriya mugore azaza kuzamushyira mu mugozi amuzirike akaze mwana we niki umukobwa wumva mana y'umuvuzi umukobwa ni wowe ahubwo agiye yumva yaba nase akaba aricyo gitumye asohoka birashoboka yatwumvise uribuka ko ibi bintu byari amabanga batari babizi
Ya oui. Wiriwe neza mama. Yo sha giwere kuza nanjye ndimo ndasohoka. Okay. Sha uzi bimbayeho. Burya ngo aho umutindi yanitse ntabwo riva. Ubu se urupfu rw'uyu mukecuru urabona rutanyweye amata mu kanwa koko. Nta kundi nyine. Ariko utegereza ikintu nikirangira muzongera muvuga n'ubona maka. Reka ejo nzabanze mvugane na avoka numve inama zangira menye igikurikiraho. Oya uretse rwose. Sawa, reka nanjye ntahe ubwo nahejo. Okay, bye. Namuki. uwo munsi nibwo naherukaga kubona ababyeyi banjye, kuko uwo munsi navuye mu rugo nka saa 3 z'ijoro, ngenda ntazi naho ngiye pe, ndagenda bunyera. Icyo gihe numvaga nta kindi kintu nshaka mu buzima bwanjye uretse kuba nakwitahira nkiruhukira nyine. Numvaga nshaka icyo nakwita nko kwiyahura kuko byari bimaze kumbana byinshi. Icyo gihe rero nibwo nahuye n'uriya mugabo mwafunze ngo ni Charles, niwe wanabaye. Yewe muko, yewe wabaye wabona ari byo uri kwigira sha. Nuko ryamye hasi yabaye Sha ni muzima nuko yanze kuvuga. Amuvugisha ntiyabusubiza. Kintu ari kuvuga na gito. Yewe wa mugabo, uwo muntu wamure. So dusanga umuntu kunza hano kumazi uko ameze. Kandi aragukoraho. Reka nigende ariko ntuzambuke. Nushaka umureka ufatirwa yayiga wigende. Aho nigaramiye. Yemko. Yewe. Yemko. Kuryamye hano wabaye. Yewe. Yewe. Yemko. Witwa nde? Yewe.
ihangane ukomeze umbwire ko n'ubundi ibyo wambwiye nibyo byinshi kandi aho nashakaga twari tugiye kuhagera. None se ko wambwiye ko cyari isi yahise yigendera akagusiga hahandi wari uryamye, mwaje kongera muhora muti? kuri icyo gihe naje gufata umwanzuro. Mwana ndakwinginze umbabarire kubw'iki cyanjye gukora. Ibi kumva n'umutwe ntabasha kurira pe. ariko mwana nk'uriya mwana barengeye Imana nk'imyogo kugira ngo mukure mu bibazo afite. Gusa naba ndafite ku nshingano ntawe ubwayo nkaba mbaye nk'undi idatumikira uwayitumye. Gusa uriya mugabo we buriya ntiyakoreshwaga na Satani. Mama,